ubwoko bw'Imana ndagira ngo ngo Imana wereka wigene ikibazo n'abantu baragutaye baramaze abantu nibagutabaye baramaze abantu ntago mu byago byawe baraguhunze baramaze kwaro kujya ngo Imana kwireke wowe reka gukomplainer reka kwikoma abantu bihorere baguhaye umwanya wo gusabana n'Imana yawe baguhaye umwanya wo gushaka Imana baguhaye umwanya wo gusanga Imana baguhaye umwanya wo guhura n'Imana wewe kwivuga ngo gukweke nguruma ngo bariya ngo ni bakuru wanjye ministeri runaka ni mukuru wanjye ni data wacu ntacyo yamfashije ntacyo yamariye ntashobora kunshakira akazi yaguhaye umwanya wo kugira ngo uhure n'Imana. Yesu nashimwe ko Imana ishaka kuzamura ngo uzamure icyubahiro cyayo uzamura amashimwe yayo bimwe mu bintu gukorera igende kwigizaho za ubufasha bw'abantu igende kwigizayo ntago Imana ikuzanira abantu ahubwo Imana irakwiyereka ubwayo kugira ngo nimara kugeza aho ugiye kugera nuhagera uzahagarare ubwo gukomera kw'Imana kuko nikureka abantu bakaguterura uzaba gukomera k'umuryango wawe ariko umuryango nukureka Imana ikakuzamura uzaba gukomera kw'Imana niyo mpamvu Imana ikureka niyo mpamvu yigizayo abantu bakigirayo muri cyagira imibigizayo nayo itari yazanye kuzamura nagaheka rushyushya ubuzima bw'umuntu nagaheka kugora kukumva nagaheka ryana ku buzima bwawe ariko muri ako gaheka gufika ryana niho ubona gutabarwa n'Imana. Yesu nashimwe ubwoko bw'Imana bivuga ngo muri ako gahe kawe muri icyo gihe ubona bigukomereye Imana igiye kuza. Yesu ashimwe cyane ndabashuhuje ubwoko bw'Imana Imana ya Isirayeli ibaho umugisha. Turacyakomeje n'inyigisho yacu ivuga ngo umwuka ukubita umuntu hasi aho musanze hose ukamukubita hasi. Tumaze iminsi tuganiraho cyane twagiye tubona imiterere yawo aho usanga umuntu n'igihe bimwe twagiye mberekaho mu gihe kimwe igihe uriya mwuka usanga umuntu uriya mwuka igihe ukubita umuntu nababwiye umwana w'umunyeshuri wakubise hasi igihe hari wari umuzaniye yaraje kumukopeza yaramuzaniye igipapuro cy'ibisubizo ako kanya mubonye wa mwuka umukubita hasi mu gihe hari haje umuzaniye igisubizo umwuka umukubita hasi. Nababwiye umuprofeseri wikubise hasi hagarikiye ibizami abanyeshuri barakopera aho kugira ngo bajye kumwegura bajya gukopera ni umwuka ugukubita hasi abandi bagaprofita igihe waguye bakabyaza umusaruro ibyo wakabaye urimo gukora wowe ibyakabaye ari ibyawe abandi bakabitwara. Twagiye tubona ingero nyinshi zitandukanye. Uyu munsi tugiye kureba urundi rugero rw'umuntu waguye uyu mwuka wateye ntabwo noneho waje ari umwuka ari kuri mu kintu kigaragara igihe cyamufashe aho yari kumwe n'abahindukira babura nuvuga ngo yasigaye wenyine none tugiye kureba ese uyu mwuka waje ryari wamusanze agiye gukora iki. Yesu nashimwe cyane reka dushime Imana nyiribihe byose icyubahiro n'amashimwe n'ibyawe uri Imana ikomeye uri Imana yera ikiranuka Umwami Imana isi n'ibirimo byose byaremwe nawe imbaraga zawe nizo zaremye isi ubuhanga n'ubwenge bwawe Mwami nibwo bwatandukanyije ikirere n'isi ndetse n'amazi n'ubutaka. Umwami Imana ibyo ngibyo nta mwana w'umuntu wabasha kubikora ubwo n'ubwenge n'ubuhanga bwawe wahaye izuba kugira urumuri ukwezi gukoresha urumuri rw'izuba uhinyenyeri. Umwami Imana buri kintu cyose kigenera igihe cyacyo cyo gutanga urumuri rwacyo mu gihe gikwiriye uri Imana nyamana ubwenge n'ubuhanga byawe nta wabirondora icyubahiro n'amashimwe byose ni ibyawe komeza kutugira neza nk'Imana yacu turinda umubi turinde ikibi n'igisa nacyo uturindisha amaboko yakomeye. Mwami Imana uduha ubwenge bwo gusobanukirwa no kumva ijambo ryawe icyubahiro ni cyawe n'amashimwe no gukomera amen. Imana yacimwe cyane. Reka dusome Bibiliya dusome Abacamanza igice cyaho cya 14 duhere ku murongo wa 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Samusoni atanyaguza intare. Hanyuma y'ibyo Samusoni amanukana na se na nyina bajya Itimuna bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare uramutontomera maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene kandi ntabwo yari afite inkota mu ntoki ngo ariko ntiyabwira se na nyina
ibyo yakoze. Haleluya. Aho hantu muhumve neza, dusubiremo duhere ku murongo wa 5. Ngo hanyuma y'ibyo Samusoni amanukana na se na nyina bajya Etimoni. Bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare, uramutontomera, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane, arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene, kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki. Ngo ariko ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ahangaha twasanze inkuru y'umugabo witwa Samusoni. Inkuru za Samusoni ngira ngo twese turazizi, abantu benshi barazizi, ari abakijijwe, ari abadakijijwe. Aya ni amasomo kenshi abantu biga no mu nyigisho za Sunday school bagiye baganira ku story za Samusoni na Delila n'intare, turazizi twese. Ntago rero biri buze kudufata umwanya cyane, ahubwo ndagira ngo dufatanye muri aka kanya gato jewe nawe turimo tuyisoma, turebe dusesengure neza tumenye ngo ese iyi ntare ya Samusoni na Samusoni kurwana nayo. Ibyo bivuga ngo ku murongo wa 5 ngo yamanukanye na se na nyina, kandi ageze hepfo ngo intare iraza ngo arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene, ngo kandi aranje ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze. Ibi bintu hari ukuntu bisa nk'ibijijiri nk'ibiteye mu rujijo. Yesu nashimwe cyane. Nibyo tugiye kureba rero. Samusoni yabayeho mu gihe cy'abacamanza. Igihe cy'abacamanza ni igihe cyabayeho dusubiye inyuma gatoya mu Bisirayeli, igihe bavaga muri Egiputa bakagaruka baza i Kanani. I Kanani ni Isirayeli uyu munsi. Icyo gihe hitwaga i Kanani, cyari igihugu cy'amasezerano. Imana yarasezeranyije Abrahamu, imubwira ko izamuha igihugu kandi azabyara kororoka akagwira. Igihe kigeze Abrahamu byara Isaka, Isaka nawe abyara Yakobo na Esawu. Hanyuma Yakobo aza kubyara abahungu 12, aribo hakomotse nk'ubushize nabwo nabibabwiyeho, niho hakomotse izina ryitwa Abisirayeli. Iyo bavuze ngo Abisirayeli rero ntago Isaka se wa Yakobo ari umuyisirayeli. Oya, kuko Isirayeli ni Yakobo, Abisirayeli ni abakomotse kuri Yakobo. Ariyo mpamvu na Abrahamu sekuru atari umuyisirayeli. Ariyo mpamvu abakomotse kuri bene Ishimayeli ntabwo ari Abisirayeli. Ababyawe na Ketura ntabwo ari Abisirayeli, kandi nyamara bose bakomotse kuri Abrahamu. Niyo ngo Abrahamu yabyaye Isaka abyara na Ishimayeli. Ishimayeli rero ntabwo nawe si umwisirayeli. Impamvu atari umwisirayeli ni kandi akomoka kuri Abrahamu, nuko na Abrahamu nawe ubwe atari umwisirayeli. Kuki bene Ketura abahungu yabyaye, Ketura w'Imidiyani, kuki batari Abisirayeli? Ntabwo ari Abisirayeli kuko babyaye nawe si umwisirayeli. None se kuki Yakobo witwa Isirayeli wavukanye na Esawu, kuki bene Esawu atitwa Abisirayeli? Ntabwo bene Esawu ari Abisirayeli kuko na Isaka wabyaye si we Isirayeli, ahubwo Isirayeli ni Yakobo. Abisirayeli rero nabakomoka kuri Yakobo, bari abahungu 12. Yesu nashimwe cyane. Noneho abone nabo baje kujya muri Egiputa. Bavuye i Kanani. Nubwo Yakobo Imana asezeranyije Abrahamu ikamusezeranya i Kanani, akahabyarira. Icyo gihe yabaye muri Kanani hari amoko menshi. Nubwo Imana yari yaramuhaye isezerano nk'icyo gihugu, ariko ntabwo yajya kubona uburyo gituramo, kandi bene cyo bahari. Rero abangaba bagiye muri Egiputa bene Yakobo bamaze imyaka irenga 400, bagaruka ari ubwoko bwinshi, ari ingabo nyinshi zishobora kurwana zikaza zigafata cya gihugu bari barasezeranyije sekuru wabo. Yesu nashimwe cyane. Noneho mu gihe baje rero barimo baza bamara imyaka 40 mu butayu, umwaka wa 40 wuzura barambuka bagera muri Kanani. Bahageze barahaba. Icyo gihe bahagurutse bayobowe na Mose. Bageze mu nzira, Mose Imana iramucyura, Yoshua arakomezanya nabo, abari uyobora ubwoko bwa Isirayeli abageze i Kanani. Bamaze kuhagera, ndetse Yoshua agerageza kugenda barwana, bafata uduce dutandukanye baratura, ariko igihe kigeze Yoshua nawe arapfa. Yoshua rero amaze gupfa, apfa atarateguye uzamusimbura nk'uko we Mose yari yaramuteguye. Amaze gupfa rero Abisirayeli bivanga n'andi moko yose, batangira gukora ibyangwa n'Uwiteka, batangira kujya mu gusenga ibigirwamana. Muri icyo gihe rero Imana hari ukuntu Imana yaratanze yarahaye isezerano rivuga ngo
nimukomeza kubana nanjye. Ntabwo imbaraga za Isirayeli zavaga mu maboko yabo, ntabwo zavaga mu bwenge bwabo, zavaga ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ko Imana yatoranyije Isirayeli nka sample y'abantu bakeya ku isi, izajya igaragarizamo imbaraga zayo, izajya igaragarizamo ubwenge bwayo, izajya yereka amahanga ko hari Imana. Nuvuga ngo Isirayeli yari ameze nk'umupasiteri cyangwa se nk'umuapoteri cyangwa se nk'umuntu uvuga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Bari batwaye Imana ariko batagenda bayivugisha ururimi gusa, ahubwo Imana yigaragariza mu bikorwa byayo. Yesu nashimwe cyane. Aho ngaho niho Abisirayeli batandukana n'abandi bantu, kuko Isirayeli ni imfura y'Imana. Icyago cya 10 cyabaye kwa Farawo nuko Imana yishe imfura zo kwa Farawo. Imana yamuhoraga ko yafashe imfura yayo ariyo Isirayeli. Niba ngo rero Isirayeli ni isezerano ry'Imana, n'imbaraga z'Imana, n'ubwenge bw'Imana. Aho bageraga hose hatitaye ku bukeya bwabo bararwanaga bakanesha. Aho bahingaga hatitaye ku izuba ryavuye cyangwa ritavuye, imyaka yabo yareraga. Iyo batangiraga korora hatitaye ko hari indwara y'icyorezo yaje mu amatungo yabo yarororokaga. Nuvuga ngo iyororoka ry'amatungo yabo no kwera kw'imyaka yabo ntago babikeshaga ubutaka cyangwa ikirere cyagenze neza, ahubwo ni Imana yabo yabikoraga. Rero Imana agira ngo yereke isi yose ko ihari, nubwo ibindi bihugu bitemeraga iyo Mana, ariko Imana yigaragaza ko ari Imana ihari. Yesu nashimwe cyane. Bamaze kugera rero muri Kanani, Yoshua amaze gupfa, bamaze kwivanga n'andi moko, Imana itangira kugenda ibahana. Iragenda ikazana nk'ubwoko bumwe cyangwa se abantu batuye hari, bakabagiraho ububasha, bakabarwanya, bakabanesha, kandi ubundi Isirayeli itaraneshwaga. Bamara kuneshwa, icyo Imana yakoraga niki? Yaragenda igahagurutsa umuntu umwe muri Isirayeli, Imana ikamwambika imbaraga zayo, agahita acungura bene wabo, akanesha y'amahanga. Mu gihe cyo batewe nabo muri Mesopotamiya, Imana yahagurukije uwitwa Otimiyeli, araza hagarara nk'umucunguzi w'Abisirayeli, nk'umucamanza wabo. Muri icyo gihe abakura mu maboko yabo. Yesu nashimwe cyane. Nanone igihe haje Mowabu, Imana ihagurutse uwitwa Ehude, araza nawe aba umucunguzi n'umucamanza w'Abisirayeli. Nuvuga ngo ubwoko bwarabateraga, Imana igahagurutsa umuntu. Igihe haje Abamidiyani, imyaka 7 bahinga imyaka abandi bakayisiribanga, Imana ihagurutsa Gideyoni. Nuko Imana yagiye ihagurutsa abantu nk'aba Debora, nuko Imana yagiye ihagurutsa abantu nk'aba Yefuta, nuko Imana yagiye ihagurutsa abantu batandukanye. None muri icyo gihe cy'abacamanza, cyari igihe Isirayeli yari mu kaga, ubutambyi butagikora, abatambyi baretse inshingano zabo, abariye batagikora inshingano zabo, abantu ubwoko burimo bwivanga n'abanyamahanga, barimo bakora ibizira iby'Imana yababujije, barimo batesha Imana agaciro. Imana ikohereza amahanga, ayandi moko kaza gakubita, akabanesha, akabagira abacakara babo, akabagira ingwate zabo. Imana ikongera none muri Isirayeli muri igahagurutsa umuntu umwe, akaza akongera agarura icyubahiro cy'Imana. Uko niko byabaye mu gihe cya Gideyoni. None muri iki gihe nanone mu gihe twasomye ahangaha mu gihe cya Samusoni, Isirayeli yari yarongeye gukora ibyangwa n'Uwiteka, niko birivuga ku murongo wa 13 mu gice cyawo cya mbere, ngo noneho Imana ibahana mu maboko y'Abafilisitiya, babamarana imyaka 40. Nuvuga ngo muri iyo myaka 40 bari bababaye, bari ku buretwa bw'Abafilisitiya. Nuvuga ngo barahingaga, Abafilisitiya bagasarura, bororaga amatungo, Abafilisitiya bakaza bagatwara, baracuruzaga bakaza bagatwara, ibintu byose bari mu maboko y'Abafilisitiya. None muri icyo gihe Imana ihagurutsa uwitwa Samusoni. Samusoni yavutse ku mugabo witwaga Manowa, wakomokaga mu muryango wo kwa Dani. Nuvuga ngo uwo mugabo biravuga ngo yarashatse ngo umugore w'abingumba imyaka myinshi. Mu bugumba bw'uyu mugore, Imana ukuntu itangaje, iyo Imana ije gukiza igihugu, iyo Imana ije gukiza abantu, iyo Imana ije gukiza umuryango, iyo Imana ije gutabara agace runaka, iyo Imana ije gutabara igihugu, aho abantu batatekerezaga ko Imana yaturuka, ni Imana ituruka. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo igihe Imana yaje kubakura mu maboko y'Abafilisitiya bamaze imyaka 40, ntabwo Imana yavuze ngo reka njye kwa runaka bafite abana b'abasore beza bavutse bafite imbaraga, ntabwo yavuze ngo reka njye kwa kanaka hari abana beza, ahubwo yaravuze ngo reka njye kureba uriya w'ingumba, uriya utabyara, uriya utarigiza byara, uriya wambaye urugo rw'uko yashatse ntabyare, uriya wambaye igisuzuguro cy'uko yagumbashye, uriya udafite epfo na ruguru, uriya ariko nibura gumanya ibyiringiro. Yesu nashimwe cyane. Imana ngo reka njye kuzibura inda y'uriya muntu, uriya ni uzabyara umucunguzi wa Isirayeli. Nanjye nagira nkubwire wowe nkurikiye ngo humura, wowe utarabyaye humura. Igihe nikigera, Imana yakubikiye Samusoni, Imana yakubikiye umuntu uzacungura umuryango wawe, Imana yakubitsemo ubutunzi bukomeye cyane. Igihe nikigera ku isaha Imana yageze, Imana izigaragaza.
Yesu nashimwe cyane. Ngo muri icyo gihe umugore yibereye aho ngaho, marayika w'Imana araza aramusanga, aramubwira ngo umva mubwire wa mugore we, uzasama, uzabyara umwana, uwo mwana uzabyara azaba ari umunazi, wowe uhereye none ntuzongere kunywa ikintu gisindisha, ntuzanywa itabi, ntuzanywa inzoga, kandi uwo mwana navuka ntuzamwogoshe. Aramubwira ibintu byinshi. Umugore arataha, ageze mu rugo abwira umugabo ati marayika w'Imana yaje yambwiye ko tuzabyara umwana w'umuhungu tuzamwita Samusoni. Aravuga umugabo batumva ntago bishoboka, uwo marayika nanjye nkeneye kumubona. Ngo none warasenga ariko ngo marayika w'Imana wigaragarije uyu mugore, ndakwingize ngwino wongere dusange udusonure ko tumenye ko tuzarera uyu mwana. Marayika w'Imana aragaruka arongera navugana nawe. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo Samusoni yagiye kuvuka, Imana yaravuze kazavuka, yaravuze n'icyo azakora mu gihe cye. Haleluya. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Ndavuga ngo nta muntu n'umwe ku isi y'Imana wavutse kubera ko ari impanuka. Nta muntu n'umwe umuntu ashobora kuvuka mu buryo butari bwo, ariko uriya muntu aba ari we. Umuntu ashobora kuvuka mu buryo twe tubona ko bunyuranyije n'amategeko, bunyuranyije n'imyemerere, bunyuranyije n'amahame y'umuryango, bunyuranyije n'amahame n'umuco w'abantu, ariko uriya muntu avuka afite umugambi w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Twe dushobora kuvuga ngo uriya muntu yabyaye, ngo ariko buriya yabyaye gute, yabyariye iwabo, yarabyaye ariko yarabyaye. Uriya mwana wavutse, yavutse Imana izi impamvu azavuka, ko abasambanye bose siko babyaye. Yesu nashimwe cyane. Rero umuntu wese avuka hari impamvu Imana yemeye ko avuka. Ntuzababare ukomereke, baravuze ngo narabyaye nta mugabo ngira, baravuze ngo nabyaye ikinyendaro niko abanyarwanda babyita, baravuze ngo nabyariye iwacu. Nagira nkubwire ngo warabyaye nyine, warabyaye. Wowe hama hamwe urebe isezerano ry'umwana n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ndimo mvuga ngo abantu mubyara uko mwiboneye. Nimwubahirize amategeko, nimwubahirize kwemera kwanyu, nimwubahirize imiryango, nimwubahirize umuco w'Abanyarwanda icyo uvuga. Umuco w'Abanyarwanda uvuga gusaba, gukwa, gushyingirwa, kubyara, yego. Ntuzavuge ngo kubera yuko umuntu bishe ngo pastor arimo kwigisha aravuga ngo nitubyare, uyu munsi ngiye kugenda ndare mbyaye ngo ejo mbyare, aho ngaho uraza kububyisha. Yesu nashimwe cyane. Ariko nari ndimo nivuganira n'uwabyaye bimutunguye muri icyo gihe muri ubwo buryo. Ntabwo ndimo mvugana nawe ugiye kuzabikora ubishaka, nubikora bigambiriye n'akazi kawe. Ibyo ngibyo birakuyeho n'urubanza rwawe n'Imana. Ariko igihe nari ndimo nivugira ngo uriya muntu wewe wicaye nkurikira ufite igikomere cy'uko wabyaye, nagira ngo icyo gikomere uwo mwana wabyaye azakikumara. Yesu nashimwe cyane. Muri icyo gihe cy'uko umugore wa Manowa yari yaragumbashye, nta byiringiro byo kubyara afite, Imana yaziramwiyereka. Noneho kubera ko Imana yari yateguye Samusoni nk'umuntu igiye gukoresha, Imana ikagara icyubahiro cyayo muri Isirayeli. Samusoni arakurana imbaraga. Noneho Abayisirayeli bafite abanzi bitwa Abafilisitiya. Samusoni ajya mu Bafilisitiya, bireba ngo abengukayo umukobwa waho witwaga Delila. Amaze kumubengukayo araza abwira iwabo ngo ndashaka kumperekeza mukajya kumusabira umugeni hariya mu Bafilisitiya. Iwabo baramubaza ariko Samusoni, warebye muri bene wanyu burayi umugeni kujya kumushaka hariya? Aravuga ngo nimuze mujye kumusabira ngo kubera ko ari we nkunda cyane. Bibiliya ikavuga ngo ariko iwabo ntago bari bazi ko biri mu bushake bw'Imana. Ahangaha harimo inyigisho nyinshi twakwiga. Ari igihe imiryango imwe n'imwe ifata ibyemezo ku bana, ntimuzashake kwa runaka, ntimuzashake mu Abazayirwa, ntimuzashaka Abarundi, ntimuzashaka Abatanzania, ntimuzashaka Abanyarwanda, ntimuzashake. Wibwira umuntu aho azashaka. Reka Imana, umugambi w'Imana uzasohore ku buzima bwe. Kuko Imana ishobora kubishaka kuzana ubwiyunge hagati ya Afurika n'Uburayi, igafata umunyafurika umwe. Hari ahantu haherutse kuba ni igihugu kimwe, ntago ndi buze kukivuga ku mpamvu zanjye bwite. Yesu nashimwe cyane. Umuntu umwe yari akomeye muri iyo guverinoma, noneho aza gusa nkaho atarimo kumvana neza n'ubuyobozi bwari buriho. Arangije asa nk'ugiye hirya ajya ku gatebe, ibyo bita ngo kujya ku gatebe. Amaze kujya ku gatebe, umukobwa we aza gushakwa n'umuhungu w'umuperezida umwe mu bihugu bikomeye. Muri cya gihe cy'uko ubukwe bugiye kuzaba, ntabwo hagati y'igihugu kimwe n'ikindi, niba uyu muntu uri hano wicaye kandi ukomeye mu by'ukuri agiye gushyingira umwana w'umuperezida wo mu kindi gihugu kandi nacyo gikomeye,
kandi ku nyungu z'ibihugu byombi, zikeneye kubana, zikeneye gucuruzanya, zikeneye gufashanya mu buryo bwose, biragenda bite this time? Nubanga icyabayeho niki nuko wa muntu ahaguruka ku gatebe, haleluya, akaza kongera kwicara mu yindi ntebe y'icyubahiro kubera ko yashingiye ahantu mu kindi gihugu kandi gikomeye. Yesu nashimwe cyane. Nubanga ubwiyunge hagati y'ibihugu bishobora kubaho biciye mu gushyingirana kw'abantu. Ubwiyunge hagati y'imiryango, imiryango itumvikanaga, itabanaga, ishobora kwiyunga igahura kubera ko yashyingiranye. Ibihugu bitumvikanaga bishobora kwiyunga kubera ko byashyingiranye. Yesu nashimwe cyane. Buriya abana n'abantu bafite uburenganzira, umwana ashobora kuza akabwira se tumva papa wihangane rwose ndakubaha uri president urakomeye ariko jewe ndashaka kurongora umukobwa wo kwa runaka. Bare bagasanga hagati wenda niba ari wo muri Palestina, umwana w'umwami wawe wari umwami wa prime minister agiye gushakwa n'umwana wa prime minister wo muri Israel, ibi bintu byabigoranye kubyumva. Ariko kubera ko byanga bikunda, abana bafite uburenganzira bashobora kuinfluencinga ababyeyi bikemera, ari amakimbirane akabararangiye. Yesu nashimwe cyane. So ruvango rero aravuga ngo Bibiliya ivuga ngo ntago bigeze bamenya ko biri mu bushake bw'Imana. Arangije arababwira ati mwe mumperekeze. Uyu munsi bagiye ntago wari umunsi w'ubukwe nyirizina, bari bagiye mu muhango w'ibyo bita gufata irembo. Yesu nashimwe cyane. Abwira se na nyina baramanukana, bagenda bagiye ku iwabo w'umukobwa gufata irembo, kumvikana inkwano no kumvikana igihe bazabashyingirira. Baragaruka. Igihe barimo bagenda muri ako kanya bari mu nzira, n'abantu bangahe Bibiliya itweretse? Batatu. Itweretse Manoa, itweretse umugore we, itweretse Samusoni umwana we. Ko Bibiliya yavuga ngo yamanukanye na se na nyina bagiyeyo. Barimo bagenda ngo bagera ahantu hari imizabibu. Imizabibu ni imbuto ziribwa, n'ibyo kurya. Ni nkuko bavuga ngo twarimo tugenda ngo tugera ahantu ngo hari ibiti by'imicungwe, cyangwa se tugeze mu murima w'inanasi, cyangwa se tugeze ahantu hari ibintu biribwa. Ngo aho ngaho bari bahageze ngo ako kanya haza intare. Iyi ntare iteye ubwoba. Mwabantu, intare ni inyamaswa nini, nubwo itari nini cyane nk'inzovu cyangwa imbogo, ariko ni inyamaswa nini. Ni inyamaswa ijwi ryayo yivuza itonto. Bibiliya yavuze ngo yatontomye. Ifite bafure mu gituza cyayo, nta bafure mpamya nimwe yari yabasha kugira ubushobozi nk'ubwijwi ry'intare. Intare ivugira Tanzania, umuntu uri mu Rwanda akayumva. Simvuga ngo wenda ko ushobora kubyuvuga ukavuga utari ko n'ubundi na mikoro igiye hari ya Rusumo ku mupaka hakurya n'undi munari hano hakuno hamwe n'Tanzania mu Rwanda yakumva. Intare ishobora kuvugira hari hakurya Karago cyangwa hari ya za Benako, yavuga umuntu uri Kayonza mu mujyi akayumva. Nta bafure nimwe ibaho ushobora gutereka Benako ngo nivuga umuntu uri Kayonza yumva. Yesu nashimwe cyane. Ni inyamaswa ivuga, niyo mpamvu ngo n'umwami w'ishyamba. Ivuze izindi nyamaswa ziratitira. Itontomye ngo Samusoni ako kanya umwuka w'Imana muzaho, ngo arayifata arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene. Ngo amaze kwitanyaguza ariko ntiyabwira papa we na mama we, mumfashe neza hano twumve neza abantu b'Imana. Ese ko bamanukanye bajyanye, igihe Samusoni yarwanaga n'intare, aba bantu bari he? Ku buryo yagiye ntababwira icyabaye, ntababwire ko yishe intare. No kuvuga ngo uyu nguyu impamvu nababwiye ngo iyi ni si intare gusa, uyu ni umwuka uherekeza ubuzima bw'umuntu ukakubara neza muri cya gihe urimo winjira ahantu ugiye guhindura izina ry'ubuzima bwawe. Yesu nashimwe. Igihe ugiye gusohoka mu siribateri winjira mu rushako, igihe ugiye gusohoka mu bushomeri winjira mu kazi, igihe ugiye gusohoka ahantu runaka wari umaze igihe kinini ugiye kwinjira mu wundi mwanya mwiza w'icyubahiro uguhesheje ishema, nibwo uyu munsi uyu mwuka w'intare utontoma, nibwo uyu mwuka usa kugukubita hasi ukubirindura. Mu gihe Samusoni yarimo agenda n'ibyishimo byinshi atekereza ko agiye gushaka, agiye guhura n'uwo yakunze, abwiye ababyeyi ngo bamuherekeze, wa mwuka uraza, intare tontomye ahindukiye se na nyina barabura.
ntabwo nari nzi ko hari igihe gishobora kubaho umubyeyi agasiga umwana. Ntabwo nari nzi ko hari igihe hari urugamba rushobora kuza umubyeyi akavuga ngo wa mwana we nawe wirwarize. Ntabwo nari nzi ko hari igihe gishobora kubaho ku buzima bw'umuntu aho umubyeyi wakubyaye akubwira ngo nta gisubizo mfite nawe ukishakemo. Ntabwo nari nzi ko mu buzima bw'umuntu hari igihe umubyeyi azakubwira ngo nanjye ubwanjye ibisimba ishoboye byihorere, nutabona uzagufasha uzabireke ntuzabikore. Bwoko bw'Imana, nta muntu ku isi wakunda umuntu kurenza umubyeyi we. Iyo umubyeyi bigeze aho ashobora kuguta ugasigara wirwariza, uzamenye ngo birakomeye. Bene uyu mwuka ukubita umuntu hasi kubera ko n'umubyeyi wawe ntacyo yawukoraho, kubera yuko mama wawe ntacyo yawukoraho, kubera ko mwavukanye ntacyo bawukoraho, iyo wakwatatse barakubisa ukirwariza. Haleluya. Nagira mubwire wowe umurikiye, iyo wageze mu gihe nk'iki ngiki, ahangaha niho abantu benshi bafite ibikomere by'amako yapfuye. Kubera iki? Barasaba bagakwa inkwano zigasubira iwabo. Ko iyo habura iminsi mike ngo gushyingirwa kube, umwuka urazwa kubita ntamenya aho ukwe buciye. Iyo habayeho barasaba bahora barambagizwa, hari abantu barambagizwa kuruta abandi bantu babaho. Ariko icyananiranye ni kimwe, ni ukugira ngo ukwe buzatahe. Iyo ararambagizwa mu kwe nuba ngo buri mezi 3 akurikiranye abafite umufiyanse. Nibo abantu bafite abo bita ngo naba ex benshi. Ahura no uriya muri ex wanjye, uriya no mu ex wanjye, uriya no mu ex wanjye. Kweri mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 4 yari afite Digi. Mu kwezi kwa 5 kugeza mu kwezi kwa 7 yari afite John. Mu kwezi kwa 8 kugeza mu kwezi kwa 10 yari afite Alex. Mu kwezi kwa 11 kugeza mu kwezi kwa mbere kundi mwaka yari afite Emmanuel. Nuba amazina yose ararambagizwa kandi cyane. Ariko attention, ikintu cyitwa gushaka nta gihari. Kweri iyi ntare tontomye rimwe gusa nuwo murambagiza agakizwa n'amaguru. Nuba ngo intare kimara gutontoma ntago Samusoni amenya ababyeyi baciye. Hari amateka dufite. Haleluya. Nimba mubwira ngo mu bintu nkundiriye Imana nuko hari amateka mfitanye nayo, hari ahantu nayibonye papa na mama badahari, hari amakuru mfitanye nayo, iyo ndimo nganira nayo, iyo ndimo nsenga, iyo ndimo nyibutsa ayo mateka yanjye nayo. Papa ntago yaparticipatega mu kiganiro kuko ntago yari ahari, mama ntago yagira uruhare muri icyo kiganiro kuko ntago yari ahari. Hari umunsi umwe ntajya nibagirwa, imbogo yanyurije igiti, kari agati gatoya cyane ku buryo nkahagaze hejuru muri ako gati, imbogo ihagaze munsi yanjye yazamuraga umurizo yawe kubita nkawumva ugeze ku birenge. Hari ibyatsi byinshi, hari ishyamba ryari kizitanye cyane. Hari mu gitondo nka 12 niriwe muri icyo giti. Bwoko bw'Imana, saa 1 ziragera, saa 2 ziragera, saa 6 ziragera, saa 9 ziragera, saa 10 ziragera, saa 12 ziragaruka. Kuri uwo mugoroba Imana yo kabyara itabura kugira niyo yantabaye. Maze kubona nta herezo, inka zigarutse ziciyeho, ndamanuka nikubita hasi, hirukanka ngewe, hirukanka imbogo, hirukanka turagenda. Uwo munsi ayo masaha 12 nayamaranye n'Uwiteka Imana kuko papa ntabwo yari ahari. Haleluya. Hari iminsi myinshi cyane twabara aho twahuye n'intare, aho zatwirukankanye, aho twavumukanye nazo, aho zaragaze inka nijoro, aho twahuye n'ingwe. Bano b'Imana dufite amateka y'ibihamya. Haleluya. Aho ngaho iyo mpageze ndakomera ndavuga ngo nubwo data na mama baba badahari ariko Uwiteka Imana yanjye irahari. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni umwuka wananije abantu urazamuka iyo ugiye guhindura gake gusa. Hari ijambo Farawo yabwiye Mose, arabanga Abisirayeli ndabaretse nibagende, ngo ariko ntibajye kure, ntibarenge hariya hakurya mu mutayi. Kubera iki? Hari igihe Satani akuregera akavuga ngo kanaka agenda ariko ntujye kure, akakurekera ahantu hariya niho kuzirika ihene bakayiha umugozi iri buze kurishirizaho. Wajya kugera hari ikakugarura, wajya kugera uyu mugozi ukakugarura. Bayiziritse ariko ahantu itemerewe kurenga. Hari igihe Satani azirika umuntu umugozi akakwereka ahantu utemerewe kurenga. Iyo ugiye kuharenga wa mwuka uraza. Hari abantu uyu munsi bagejeje imyaka 40, bagejeje imyaka 45, abandi bari imyaka 50. Iyo umubwiye gushaka uhinduka umwanzi we, aravuga ngo ntago nashaka n'abashatse ntacyo byabamariye. Kubera iki? Satani yamuzikisha umugozi umubwira ngo wowe n'urushako ntimuzigere muhura. Urushako ruri hariya nawe uzirikiye hano, kugira ngo uzaciye umugozi winjiye muri uriya rushako ntabwo ari imbaraga zawe, aho uzakena imbaraga z'Imana. Yesu nashimwe cyane.
hari abandi nabo bafite ibikomere byabo aba ati ntago nakwirirwa njye kanakagiye arataha kanakagiye arataha umukuru wanjye ubukwe bwapfuye bwari buke bukaba hari inkuru yigeze gucicikana hano by'umukobwa umuhungu yakwiyeho telefone bwari buke ubukwe bukaba umuhungu arabura hari n'igihe byabaye nanone ubukwe ari umukobwa wabuze ubusare barishyuye ibintu byose byararangiye kuri wa munsi nyirizina w'ubukwe telefone yavuyeho abantu bose barabuze kubera iki abamwe ngo yari amakuru yamenye nta makuru yayewe mbere y'igihe yamenye uwo munsi ni bene uyu mwuka uba ari umuntu wajya kwinjira muri cya gihe cy'urushako uyu mwuka ukamukubita hasi uyu niwo mwuka wakubise Samusoni ako kanya ukimara kuza ahindukiye se na nyina barabura araba ngo ahangaha bigeze ni ngewe tu dore ikintu gitangaje Imana ikora muri ako kanya se na nyina babuze hari ikintu gikomeye cyaje ngo muri ako kanya bari aho ngaho mu gihe ababyeyi badahari ngo ko kanya ijuru ryarakingutse umwuka w'Imana aramanukaza kuri Samusoni biraba umwuka w'Imana muzaho ngo arangije afata yantare ngo arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene n'ubwo ngo mu gihe papa na mama bagiye ijuru riratabara inshuti z'Imana mu gihe inshuti zawe zagiye ijuru riragutabara mu gihe abavandimwe bakuretse ijuru riragutabara mu gihe abo wahamagaraga ubona batakigushaka ukumva ndagira ngo nkubwire ngo hagarara mwanya umwe witegura utegereze ijwi ry'Imana Yesu nashimwe cyane iyo abantu bagutaye Imana iragutora Imana iragusanga inshuti y'Imana rero ngo humura ntugire ubwoba shikama hagarara ijuru rigiye gutabara muri ako kandi Yesu na nyina bari bamaze kugenda asigaye wenyine umwana wabo umwana babonye bashakaga umwana wavutse mu masengesho yabo umwana waje ari gisubizo ku buzima bwabo intare imaze kuhagera ako kanya ababyeyi baramusiga rero mbwire ngo papa na mama niyo bansiga ndabizi ngo ijuru rizatabara ngo ko kanya ijuru rirakinguka ngo imbaraga z'Imana ziraza umwuka w'Imana muzaho arangije afata yantare ngo arayitanyaguza amaze kuyitanyaguza umwana w'umusore arakomeza dore ikintu nakundiye Samusoni ntabwo ko kanya yasubiye inyuma ngo ajye gutongana n'iwabo ntabwo yasubiye inyuma ngo ajye gutongana n'iwabo ngo kubera iki mwantaye ntabwo yagiye kubabwira ngo kubera iki mwansize nandubwo yasubitse urugendo rwe birabangwa ko kanya Samusoni arakomeza ngo aragenda agera aho yajyaga iwabo wa fiancé yo baraganira ngo arangije agaruka iwabo niyo mpamvu atigeze akenera kubabwira ibyo yakoreye yantare Yesu nashimwe cyane ubwoko bw'Imana ndagira ngo Imana wereka wigene ikibazo n'abantu abantu baragutaye baramaze abantu ntibagutabaye baramaze abantu ntago mu byago byawe baraguhunze baramaze kwari kugira ngo Imana ikwireke wowe reka gucomplaining reka kwikoma abantu bihorere baguhaye umwanya wo gusabana n'Imana yawe baguhaye umwanya wo gushaka Imana baguhaye umwanya wo gusanga Imana baguhaye umwanya wo guhura n'Imana wewe kubivuga ngo kubera iki ngo urumva ngo bariya ngo ni bakuru wanjye ministri runaka ni mukuru wanjye ni data wacu ntacyo yamfashije ntacyo yamariye ntashobora kunshakira akazi yaguhaye umwanya wo kugira ngo uhure n'Imana Yesu nashimwe ko Imana ishaka kuzamura ngo uzamure icyubahiro cyayo uzamura amashimwe yayo bimwe mu bintu gukorera igende kwigizaho ubufasha bw'abantu igende kwigizayo ntago Imana ikuzanira abantu ahubwo Imana irakwiyereka ubwayo kugira ngo nimara kugezaho ugiye kugera nuhagera uzahagarare uvuga gukomera kw'Imana kuko nikureka abantu bakaguterura uzava gukomera k'umuryango wawe ariko umuryango nukureka Imana ikakuzamura uzava gukomera kw'Imana niyo mpamvu Imana ikureka niyo mpamvu yigizayo abantu bakigirayo muri cyagira imibigizayo nayo itari yazanye kuzamura nagaheka rushyushya ubuzima bw'umuntu nagaheka kugora kukumva nagaheka ryana ku buzima bwawe ariko muri ako gaheka gufika ryana niho ubona gutabarwa n'Imana Yesu nashimwe bwoko bw'Imana ndabivuga ngo muri ako gahekawe muri icyo gihe ubona bigukomereye Imana igiye kuza mu gihe Samusoni yasigaye ahagaze wenyine ahagaze aho ngaho ngo ako kanya ngo umwuka w'Imana muzaho ndagira ngo uhagaze aho ngaho we wacitse intege we wumva nta byiringiro ufite muri ako kanya ndagira ngo imbaraga z'Imana zigiye kukuzaho ndagira ngo imbaraga z'Imana zigiye kukuzaho ndagira ngo gutabarwa kw'Imana kugiye kuboneka ku buzima bwawe kuko n'Imana itameze nk'abantu n'Imana iyo abantu kenshi bahuye n'ibibazo iyo uhuye n'imbogamizi iyo uyu mwuka gukubise ushaka kugira ngo uhindure icyerekezo cy'ubuzima bwawe ndagira ngo uyu mwuka izi mbaraga zimaze kurwanya ibyo bihombo byinshi umaze kugira muri iyo business ntuyivemo barakubeshya wiyivamo yigumemo Yesu nashimwe cyane wiyivamo yigumemo kuko uwo mwuka urimo urakubwira ngo nukomeze wikomeze imbere abo mwari kumwe bagiye
abo mwari kumwe baciyeho, abacuruzi bakomeye wasanze muri iyo business bagiye, abo bacuruzi bakomeye wasanzemo bafite experience, babizi neza, bazi uko barangura, babivuyemo bagiye. Abo ni ba Manowa, abo ni ba mama Samusoni, bari abantu bakuru, bari bafite ubwenge, bari bafite experience y'ibintu byinshi bitandukanye. Abo nabo barirukanse baragenda, Samusoni asigara ahagaze wenyine. Wewe wishika intege ngo umucuruzi runakomeye yabivuyemo, bigumemo, kuko Imana yawe siyo Mana ye. Niba atizera Imana ya Isirayeli, wowe urayizera. Gutabarwa kwese ko gutabarwa kwe, uko mudahuje ubuzima, uko mutahuje umunsi wo kuvuka, uko mutahuje umunsi wo gutangira business, ni nako mudahuje iminsi yo gutabarwa. We yaratabawe cyangwa se ntaratabarwa, ariko igihe cyo gutabarwa ntago ari cyo gihe cyawe. Yesu nashimwe cyane. Bwoko bw'Imana, ndagira mbwire ngo hagarara shikame. Wimbwira ngo barunaka bagiye bamaze bareke bagende. Wimbwira ngo bakanaka basohotse bareke bagende. Wimbwira ngo barunaka ntago bakimvugisha bareke bagende. Ndagira ngo hagarara shikame, Imana igiye gutabara. Ko ntago Imana itabara umuntu ukiri mu kigare cy'abantu, ntago Imana igusanga mu kivunge cy'abantu. Iyo Imana ije gutabara, hari uburyo bubiri Imana iza. Iyo Imana ije guhamagara, igusanga mu kivunge cy'abantu ikagukuramo. Ariko iyo Imana ije gutabara, irabanza ikigiza y'abantu. Yesu nashimwe cyane. Iyo Imana ije kuguhamagara kugira ngo ngwino, iyo Imana ije gutabara irabanza ikigizayo. Iyo imaze kwigizayo abantu bose watekerezaga, abo waruzi, abo utaruzi, abo mwaturanye, abo mufitanye amasano, abo muhuriye kwa nyogosenge, abo muhuriye aho mwashatse, babandi witwaza ngo uriya ngo hariya ngo niho ngo mukuru wanjye yashatseyo, murumuna wanjye yashatseyo, n'abantu dushyingirana, ariko ntago bamfashije. Izo complaints zawe banzu uzigizeyo, numara kuzigizayo, Imana irakuzanira utigeze kumenya, Imana irakuzanira utigeze kubona n'amaso yawe, Imana irakuzanira marayika utigeze gutekereza ko hari, naturuka hariya wenyine ubone ugiye gutabara. Mu gihe Samusoni yasigaye wenyine, se na nyina bagiye, ngo ijuru ryaratabaye, umwuka w'Imana araza. Ndagira ngo umwuka w'Imana, umwuka w'imbaraga z'Imana, ntushobora kubona imbaraga z'Imana hataje imbaraga z'isi. Ni iyihe nyamaswa yindi naho hajya kuva imbaraga zajya guhangana n'imbaraga z'intare? Yesu nashimwe. N'imbaraga z'Imana ya Isirayeli zonyine, n'imbaraga z'Imana y'ijuru n'isi zonyine zashobora kuza guhangara imbaraga z'iriya ntare. Amaze kuhagira abantu benshi, umwuka wakubise, icyerekezo cy'urugendo baragihindura. Icyerekezo cy'urugendo baragihindura. Iyi ntare yaje muturutse imbere. Nayo ngo uwo mwuka, izo mbaraga ziguturutse imbere, izo mbaraga zikwatatse, izo mbaraga zikurwanya, izo mbaraga zikunaniza, izo mbaraga zikwereka ibidashoboka, hagarara hamwe ushikame, wizera Imana ya Isirayeli, Imana wagiye kuvuka yakuvuzeho, wagiye kuvuka yaguhaye isezerano, niyo yagennye umunsi wo kuvuka kwawe, niyo yagennye umunsi wo kuzava kuri isi kwawe, niyo yakugeneye bizagutunga. Hagarara ushikame, wizera iyo Mana, wowe niyo Mana mugiye gusigara mukorana. Haleluya. Ko assistance y'ahandi igiye kugenda, imbaraga ubufasha bw'ahandi bugiye kuvaho, ariko imbaraga z'Imana Isirayeli ntago zibuze kuvaho. Yesu nashimwe cyane. Samusoni arahagarara, araba ngo ndibaza ko yaza ko ari nk'umuntu w'iki gihe yavuze ngo ubwo papa yabyanze, ubwo mama yabyanze, ubwo babivuyemo, umwana umwe yigeze kumbwira ukuntu yababaye, yari afite umufiyansi, noneho ngo aza kuzana amubwira ngo rero ngo urabona ngo mama yarambwiye ngo sinzagushake, ngo kubera yuko urabona nyine atangira kumenya impamvu zanzindi z'Abanyarwanda batanga. Noneho rimwe ndamubwira ariko uwo muntu mu by'ukuri nubwo yagiye, ariko agenda bishima ko ntiyari umugabo. Ubundi umuntu ugiye ufatirwa icyemezo na mama wagiye gushaka, akaba ari nyine uzamuhitira mu bashaka, uwo muntu nta mugabo murimo, kabishwe yaragiye mu ihuriro agende. Yesu nashimwe cyane. Abantu benshi hanga bahindura ibyemezo iyo bamaze guhura n'intare gatontoma, barirukanka bakagenda. Samusoni ahagaze aranga uko byamera kote, icyamagurukije mu rugo kwari ukujya kureba fiyanse. Ubwo nari ngiye kumwereka bagiye, ngewe ndamusanga, nubwo intare nturutse irimo inyereka ko bidashoboka, nanjye ndareka ko bishoboka. Muri cya gihe cyo kurwana n'intare, ndagira ngo ntushobora kurwana n'intare ugenda udafite igikomere, ntago byabaho. Intare ni inyamaswa y'imbaraga. Ntago mumenya ko bafatanya na Samusoni bakarwana, imyenda ya Samusoni nticike. Simenya ko bafatanya na Samusoni bakarwana, akabura ahantu izara nibura urwara rw'intare rwamushishimuye. Ngo nubwo yarakomeretse, yaravuze ngo ibikomere ntibisubize inyuma. Nubwo imyambaro yancikiyeho, ntabwo imyambaro yacitse bumbuze kujya kureba ibyo najya kureba. Ndakomeza ngenda ntitaye uko nabaye. Nanjye najya kubwire ngo hagarara shikama, komeza ugende imbere mu izina rya Yesu. Witinya, witerwa nuko wambaye,
wowe komeza ugende, witerwa ubwoba n'ibikomere, wowe komeza ugende, nugerayo fiyanse arakumara ibikomere. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bwoko bw'Imana, abantu benshi bahinduye imishinga, abantu benshi bahinduye icyerekezo cy'ubuzima kubera intare zatontomeye mu nzira zabo. Iyi umwuka ukubita umuntu hasi waje, nababwiye ngo ni umwuka uzi kubara, ukora timing. Wavuga ngo ni ryari uyu muntu azaba agiye kwinjira mu gihe cyo kwishima, ni ryari azaba agiye gusohoka mu gihe cyo kubabara, ni ryari agiye gusohoka mu gihe cy'ubusirateri, ni ryari. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuze ngo nta butaha butagezwe intorezo. Nuvuga ngo uyu mwuka wari ubukanga igihe cyose, wari ukanga amakwe ngo apfe. Aba ngo ni ryari uyu muntu agiye gusohoka mu busirateri ngo yinjire mu rushako, ni ryari uyu muntu agiye gusohoka mu gihe cy'ubushomeri ngo yinjire mu kazi, ni ryari uyu muntu agiye gusohoka hano hantu yaraboheye kugira ngo yinjire mu byishimo. Icyo nicyo gihe wa mwuka uza. Ndabwira ngo wowe wamenye Imana hagarara ushikame, wowe wamenye Imana hagarara ushikame, wowe wizeye Imana hagarara ushikame. Iyo ubutabazi bw'isi bwabuze, Imana iratabara. Yesu nashimwe cyane. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu dukorera ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose. Samusoni icyo yabayeho, amaze gutanyaguza ya ntare, aramanuka aragenda ajya gusanga fiyanse. Ngo agezeyo bariganirira. Bamaze kuganira, ntabwo yagiye complaining ngo bamubwire ngo rero nubwo nje nagize ibyago, ngeze mu nzira mpura n'intare, ikintu cyambabaje cyane, papa na mama bantaye baragenda, ngewe bari ababyeyi, nayo mbwire ngo ibyo bintu byo kurekarama no gucomplaininga birekeraho. Ibyo byo kurekarama, ibyo bagutaye, ibyo bakuvuze nabi, ibyo bagusebeje, ibyo bakwiciye amakwe, ibyo bakoze ibiki, byo biramaze, byarabaye, birekeraho. Hari Imana nyamana shiyanye. Hari Imana, iyi Imana igutabaye ureba ubutabazi bwayo, ntureba amanjwe y'abantu. Iyi Imana igutabaye ureba icyo yavuze ku buzima bwawe, ntureba icyo abantu bavuga. Ngo ku kanya amaze kuganira nawe arataha. Ageze iwabo, ikintu gitangaje cyane, mu nkuru y'abaganiriye ntabwo yigeze ababwira iby'iyi ntare, ntabwo yigeze ababwira ibikomere yagize, ahubwo yababwiye ko fiyanse yamwakiriye. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo waho wa karindwi, nuko Samusoni arimanukira aganira n'uwo mukobwa, aramushima cyane. Bukeye asubirayo kumuzana. Nuvuga ngo uwo munsi yaragiye bariganirira. Bamaze kuganira, undi munsi yasubiyeyo, Yesu yagiye kumuzana. Nshuti y'Imana, uyu mwuka ntukubuze gukomeza urugendo. Wagukubise hasi bwa mbere urahaguruka, wagukubise hasi bwa kabiri urahaguruka, wagukubise hasi bwa gatatu urahaguruka. Ndagira mbwira ngo iki gihe tugezemo, turimo turinjira muri season ya kabiri. Turimo ejo tuzaba turimo twinjira muri kimwe cya kabiri cy'umwaka. Tuzaba turimo twinjira mu kwezi kugabanya mu mwaka kabiri, amezi 6 ya nyuma n'amezi 6 y'imbere. Season ya kabiri y'umwaka, indi phase ya kabiri y'umwaka. Phase ya mbere y'umwaka yibaye ibibazo byinshi na corona, ariko phase ya kabiri y'umwaka ndagira ngo mbwire ngo Imana igiye kwereka gukomera kwayo. Hari abantu bagiye kubona gutabarwa n'Imana mu buryo bukomeye muri phase ya kabiri. Abarimo bavuga ngo turapfuye, nge ntago sindi kumwe nabo, ko nge ntago mbona gupfa, nge ndimo ndabona gukira. Abarimo bavuga ngo turarangiye, akazi kararangiye, ubuzima bwose buranze, ndagira mbwire ngo we haguruka, twambara imbaraga z'Imana, twizere Imana yacu, tubone gukomera kw'Imana. Phase ya kabiri ni ugutabarwa n'Imana. Phase ya kabiri ni ukongera kubona icyubahiro cy'Imana. Phase ya kabiri ni uguhozwa amarira n'Imana. Imana y'umwijima w'umugisha, reka dushime Imana. Mana turagushimiye kuri Imana yera kandi ugakiranuka, tugushimiye kuri Imana ishobora byose. Uri Imana ihangara ibiduhangara, uri Imana ishobora ibidushobora, uri Imana mu izina rya Yesu Kristo turakwingize mwami, ngwino dukize uyu mwuka, ngwino duhe phase ya kabiri y'ubuzima, ngwino duhe igitondo cyo kunezerwa, ngwino mwami Imana wongere ukeshe imitima yacu, ngwino twereke gukomera kwawe, ngwino twereke imbaraga zawe, ngwino twereke urukundo rwawe, kuko uri Imana ishobora byose. Icyubahiro cyose ni cyawe, amashimwe na yawe, gukomera ni wowe, turambaza twizera mu izina rya Yesu watubambiwe. Amen. Imana ibahe umugisha bwoko bw'Imana.